mbona ntibihagije. Ese ndagira inama urubyiruko, abakuru bo ntihari izo bakeneye basigariraho, abitegura gushyingirwa, abamaze gushyingirwa, abakuze bafite n'urubyiruko, amakimbirane akomeye. ubu ngubu noneho hari amakimbirane, tutabyita amakimbirane, hari ikiragano turimo, iki cyitwa Genizi, hakaba n'ikiragano kibanziriza icya Genizi kirimo ubwo abakuze. Z'abana barezwe n'inyamaswa, umwana yatoragurwa n'inguge ikamurera agakura asa ameze nk'inguge, akora nkazo, adashobora kumenya kuryama. Z'abana barezwe n'inyamaswa, umwana yatoragurwa n'inguge ikamurera agakura asa ameze nk'inguge, akora nkazo, adashobora kumenya kuryama. Abasuhuje inshuti bavandimwe ba Yezu Arakiza, jya basuhuza. Nitwa Alex, turi kumwe na Padiri mwarimu wacu Tuyishimire Patrice. Uyu munsi ntabwo tuje noneho kwiga inyigisho za Kiliziya nk'uko tumaze iminsi tubigenza, kandi ngo n'abantu mudukurikira mumaze iminsi mubona ko turi kugenda tubashyiriraho ibiganiro bigiye bitandukanye byaba amakuru. Ubu tugiye kujya tubashyiraho n'imibereho, ubu tugiye kujya mu mibereho. Noneho tuje gusoma igitabo. Noneho uyu munsi abantu mukunda ibitabo, abantu mukunda kujya mu masomero, mbashyize hafi, ndabahamagaye ngo muze twige igitabo Padiri Tuyishimire Patrice yanditse, gifite umutwe ugira uti akamaro ko kwimenya ndetse no kumenyana. Kugira ngo tugendeye ku izina ry'igitabo ubwacyo, ngira ngo numva ko ari ibintu biteye amatsiko kumenya ese ubundi umuntu yimenya ate, amenya abandi ate. Padiri arahari kugira ngo uyu munsi abitubwire, kuko niwe wabyanditse. Tunamubaze, ugira ikibazo umanuke hasi muri comment, wemerewe kwandika ukatubaza ibibazo kuri iki gitabo, ukanatubaza n'aho wagikura tukakubwira. Igitabo cyasohotse muri Nyakanga umwaka wa 2020 ku itariki ngira ngo ya 22. Kandi Padi tubanje kukuramutsa mbere ya byose. Yego, mukomere cyane. Komera, utubwira uti se kwandika byo byaje bite? Se bitabo ufite bugejeje bingahe? Si impano yo wari uyisanga, twe tukumenyereye cyane mu masomo kurusha kwandika ibitabo. Yego, urakoze. Reka tubanze dushimire Imana aka kanya duhaye. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Imana yacu, turagushimira ibyiza byose utugezaho, turagushimira ko waduhaye kukumenya, none muri aka kanya ukaba ugiye no kutubwira ku kamaro ko kwimenya no kumenyana hagati yacu, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza kandi tubeho neza mu mibereho yacu. None komeza ubane natwe kandi duhe kurushaho kumenyana muri wowe, kuko aribwo twaba tuziranye neza. Tubigusabye ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Yenda hera ku cyo wari uhereyeho uvuga uti uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima busanzwe. Nabyo nababwira ko hari inyigisho za Kiliziya, kuko inyigisho za Kiliziya n'ubundi hari inyigisho za Kiliziya zirebana n'imibereho y'abantu ku isi. Bitewe n'uyu mutwe w'amagambo rero nawe uratwerekeza ku nyigisho za Kiliziya, kuko ugira uti akamaro ko kwimenya no kumenyana mu mibereho, imibanire, imikundire n'iherezo bya muntu. Urumva ntahandi twamenyera iherezo rya muntu tutabirebeye muri za nyigisho za Kiliziya. Yego, ntahandi twamenyera imibanire myiza tutabigendeye mu rumuri rw'uko Imana iyifuza. Twamenya imikundire myiza tutarebye uko Imana ikunda, natwe tuyirebereho. N'ubundi rero ntabwo twagiye kuri inyigisho za Kiliziya, twavuga ko twagiye mu gashami kandi kazo karebana n'imibereho y'abantu, ariko tukaza gukarenga tugafata n'ubundi ibirebana n'ubuzima buzaza. Warumbaje rero uti kwandika byaje bite? Ese wari usanzwe ubyiyumvamo? Wenda kuza ubwo sinzi igihe byaziye, ariko igitekerezo cyo kwandika iki gitabo nicyo nzi uko cyaje. Twiga
mu mashuri yisumbuye ni nabyo nashyize no mu ijambo ry'intangiriro. iri buriro muri make. Yego yego. Twize ibintu kuko twiteguraga kuzaba abarimu, kuzaba abarezi. Twize rero ibintu bidufasha kumenya umwana uzaza imbere yawe ukagomba kuba umuzi kuruta uko nawe yiyizi, kugira ngo ubashe kumutwara mu burere bwuzuye. Ku buryo hari interuro mwarimo ko nakutubwira, ari kubwira abiga uburezi bakwiye kuba bayihuriraho, kugira ngo wigishe Yohani ugomba kubanza kumenya Yohani uwo ari we. Yohani ninde? Ubwo rero ntabwo twize abana gusa, twigaga hari isomo twize ryitwa ibyiciro by'imikurire y'umuntu, guhera umwana asamwe, avutse, uko akura mu byiciro kugeza apfuye. Ibyo bintu rero narabikunze cyane, byarandyoheye, ntabwo wabyumva. Byarandyoheye cyane kuko waratangaraga, twabagamo gutangara, burya ni uku nguku biba bimeze. Wakwiga umwana uri mu nda ukumva biragushimishije, burya ni uku byari bimeze, ukabyerekezaho ukanabyerekeza no ku bandi. Wakwiga umwana w'uruhinja uko avuka, uko akura, uko yonka, ibyo atekereza, uburyo akunda, uburyo abana n'abandi, ukumva ni ibintu byiza cyane. Burya nahise numva mfite icyifuzo cy'uko abantu bose bakabimenya. Ngira imbogamizi y'uko ibyo twigaga n'ibitabo barimo bakoreshaga byari mu zindi ndimi. Abinese ubu abanyarwanda batazi izindi ndimi bazabimenya gute? Nkumva birampangayikishije. Noneho ntangira kwandika iki gitabo bwa mbere, nari nahereye ku myitwarire y'urubyiruko, nabonaga iteje ikibazo, abantu benshi biroha mu myitwarire runaka ariko batazi uburyo ibangiza. Mpera rero ku myitwarire y'urubyiruko, ari nk'inama nabahaga. Maze kwandika icyo gitabo kigarukiye aho, mbona ntibihagije. Ese ndagira inama urubyiruko, abakuru bo ntihari izo bakeneye, basigariraho. Abitegura gushyingirwa, abamaze gushyingirwa, abasaza n'abakecuru, bose basigariraho. Nabyo mba mbishyizemo. Hanyuma ko nabwiye abantu bitegura gushyingirwa n'abamaze gushyingirwa, umwana bazasama, bazamusama gute? Batazi, bazabana nawe batamuzi. Kuko abana benshi bakomerekera mu nda kubera kudahabwa ibyo bagomba guhabwa, cyangwa se kubera guhabwa ibyo batemerewe, cyangwa se kutabona ibyo bagakwiye kuba babona bari mu nda za ba nyina. Sanga ni ngombwa nuko ibyo bintu abantu babimenya. None se navuka, zamenya bamukikira bate? Bazamuvugisha iki? Sanga nabyo ni ngombwa ko abantu babimenya. Sanga n'ubundi atangisha igiti ko ikigororwa kikiri gito, inama zagakwiye kubafasha kurera wa mwana mu myaka 3, mu myaka 5, mu myaka 7, ko hariho umwana yangirikira, umwana ngo apfa mwiterura. Burya nicyo bivuze. Ubwo sizo nama zo bazazimenya gute? Birangira mbishizemo byose. Nkiri umwarimu rero muri primaire, nigishe muri primaire, buriya icyo nari nabiteguye kugeza kuri urwo rwego. Noneho reka njye mu seminari nkuru. Ubwo aho ngaho nkiri muri primaire nari nishyiremo ibyo bisanzwe, umwana usamwe kugeza ku musaza witahiye. Ngeze mu seminari nkuru dutangira kwiga amasomo cyane cyane filozofiya, numva ndayikunze cyane. Ubwo wari muri seminari kuva Irutongo twagiraga nka introduction ya filozofi, ubwo no kubona nk'incamake cyangwa se umusogongero kuri filozofiya. Ngere ubwo ni yiga mitekerereze, kugira ngo mu ijambo ry'ikinyarwanda, kugira ngo bidasa n'ibya psychology cyangwa se bya psychanalyse. Hari umuturage uri hasi uri gutuka udashobora kumenya ngo filozofi ni iki. Ikunda bwenge n'ubuhanga. Ikunda bwenge
ikunda kuri, kuko filozofi ni ugucukumbura ukamenya ukuri kurushaho, ukamenya ubuhanga kurushaho. Ababisobanura ngo ni ityazabwenge bakaba ari gato, kuko ukuri kugomba kuzamo kukitsindagira. Ni nk'ityazabwenge, ahubwo ityazabwenge ryakabaye nka logique gusa, ariko filozofi ni ikunda bwenge n'ukuri. Ubwo maze kubyiga numva nabyo ni byiza, numva abantu bakwiye kubimenya, ntangiye kugenda mbisobekamo. Ubwo narangije Kabgayi filozofikum, maze kongeramo ibijyanye na filozofi. Henga rero tugere muri teolojiya. Numva abantu barahombye noneho. Niho nongeyemo ko nashyizemo bike. Niho nongeyemo ibyiciro byibanda cyane cyane ku buryo Imana ivugisha umwana uri mu nda ya nyina, umwana mutoya, umujene, byose nkagenda bishyiramo, nkagaragaza iyo sano, ibyiciro byose by'imikurire bifitanye n'Imana. Umuntu atangira kwitwa umuntu ryari mu maso y'Imana, natwe ariyo maso twakwiye kurebesha. Hanyuma iyo umuntu apfuye bigenda gute? Niho nongeyeho n'igice kivuga ngo ni iherezo rya muntu. Birumvikana no muri filozofi nabishyizemo, ariko nabishyizemo muri make. Ubwo muri teolojiya niho nabyongeyemo cyane, uko umuntu yapfuye uko bigenda. Nuko nicyo gitekerezo cyatumye rero nandika. Utese iyi titre, uyu mutwe w'amagambo. Nshaka kubaza nti kuki wari kwahisemo kubyita? Akamaro ko kwimenya no kumenyana mu mibereho, imibanire, imikundire n'iherezo bya muntu. Icyatumye mbyita gutya nuko nabonye mu mibereho y'abantu kuri iyi si, mu mikundire yabo, mu mibanire yabo, ndetse no ku iherezo ryabo, kuko bigira ingaruka ku iherezo ryabo. Iyo bataziranye nta bapfa ubusa. Hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo abatutira batongana batura ukubiri. N'abantu rero dufatanyije urugendo muri iyi si, ujyanye n'umuntu mutaziranye, rwose ushobora kumwikanga, ushobora kumwishisha. Ni no kuba bimeze, utazi umuntu weho wahozwa n'iki kumwishisha, cyangwa se ukamwikanga umuntu mutaziranye, mutabana iyo muhuye, cyangwa ntabwo haburamo akantu k'ingingimira. Burya ngo no gukunda hazamo ko ntabwo wakunda icyo utazi. Niba tugomba gukundana, ngomba kukumenya, nkamenya ibyiza byawe, nkagukunda. Ariko duhamagara gukunda bose nabo tutazi, ariko tubakundiye noneho ko twamenye ko bose ari abavandimwe bacu, kuko twaremwe n'Imana. Urumva hajemo kumumenye. Namumenye muri ya sano afitanye n'Imana, mba namumenye neza noneho. No mu mibanire rero, iyo usenguye ugasanga iyo ukareba ibintu abantu bapfa biterwa no kutamenyana. Ababyeyi bapfa n'abana b'imyaka 3, b'imyaka 4, b'imyaka 5, nuko bataziranye. Umwana arajya kuzerera agataha iwabo bakamukubita cyane, kandi icyo cyiciro cyo kujya kuzerera umwana agezemo ari ukujya gushaka, ni icyiciro cy'ubushakashatsi bitewe n'umuhamagaro we. Umwana yakuze, yatangiye kuvumbura ibimukikije, ugasanga abipfuye n'ababyeyi ko yagiye kuzerera. Ahubwo birasaba ko ababyeyi bamufasha kujya kuzerera aho hose, akahavumbura. Niba bamushakira umutekano, ntibamuyobore uko agomba kuhavumbura, kuko afite amatsiko. Ibyo ntibakabipfe. Iyi ngingo nayitundagiye cyane, kuko murumuna wanjye yarabikubitiwe inshuro nyinshi. Ibyo byo ni igikomere gifitwe n'abana benshi, cyangwa se n'abakuze benshi babikubitiwe cyane rwose. Babikubitiwe rwose, wari wagiye wari wagiye buri gisubizo. Wagiye bati njya mu ishyamba ndazenguruka, mvuye ujya gukina umupira, mvuye ahandi kuzenguruka, nta kintu nzayi. Urakoze, uvuzemo n'ijambo gukina. Umukino ku mwana, ngira ngo twakize i Kabgayi muri psychology nako, burya mu iseminari nkuru na psychology tubanya tukayiga. Hari intero nakunze, umwarimu witwigishaga yitwa Gasirabo, yayiduhaye ivuga ngo
kubuza umwana gukina ni ukumubuza kubaho, ni ukumwica. hano nayishyizemo. Kubuza umwana gukina ni ukumwica, ni ukumubuza kubaho. Noneho umwana atangiye gukina ku mbuga, abana babaye bate baradusakuriza, ukabashokana n'umujinya mwinshi kandi umwana arimo arabaho, arimo ariga kubaho, ariga gusabana. Umukino usabanya ni cyo gikorwa umwana asabaniramo na bagenzi be kandi yigiramo gusabana. Burya n'abakinnyi oya buriya ngiye mbona atari n'umwana gusa, imikino se abantu benshi bo ntusanga abantu bicaye. Nibyo nari ngiye kuvuga, ati ngiye kureba umukinnyi hari amatika atajya, uretse ko match naruhura mu mutwe, cyangwa se ukaba ngiye gukina ukagenda. Ariko ku bijyanye n'imibanire n'imisabanire, umukinnyi hari amatiku atajya kuko yabirenze. Kwa ko n'umusitaraho parido ntago mwagongana no ku zindi gahunda ngo atabivuga gutyo. Umukino rero ni ngombwa mu buzima. Ubwo twari tuvuze ko ababyeyi bagomba kumenyana n'abana, n'urugero twatangaga. Hanyuma abana b'urubyiruko bapfa iki n'abakuze, abakuze bapfa iki n'urubyiruko, amakimbirane akomeye. Ubu ngubu noneho hari amakimbirane, tutabyita amakimbirane, hari ikiragano turimo, iki cyitwa Genizi, hakaba n'ikiragano kibanziriza icya Genizi kirimo ubwo abakuze. Barimo abahanga barahuza bakabona ko bitarimo biramacinga. Ibyo byitwa amakimbirane n'ubundi conflit de generation. Ni amakimbirane, ibyo byahozeho bizanahoraho. Ariko igitabo cyadufasha gukemura ni ukwirinda bene nibura kuyasobanukirwa. Turapfa iki n'ibiki tutumvikana. Icya mbere, abakuze hari uburyo bumva ibintu bitewe n'uko bakuze, uburyo bakuzemo, ingorane bahuye nazo n'ibisubizo bazishakiye bitandukanye n'urubyiruko, cyangwa se bitandukanye n'ababari inyuma. Ingorane bahuye nazo n'uburyo bazikemura n'uburyo bumva zakemuka. Imyumvire si imwe, bigahuza n'uko urubyiruko imyaka bagezemo ni imyaka yo kwivumbura ku kintu cyose. Muri iki kiragano cya nyuma oya si ikibazo cya ubu, niko bisanzwe, byahozeho, ni ihame. Ni ihame. Kwivumbura gutangira ku myaka 2 n'igice, gusubiza hejuru kugeza ku myaka nibura 5. Aho umwana yiga kuvuga ijambo ndanze, vuga ngo jyati ndanze. Ibyo ni intambwe aba yateye yo kwimenya, kwisobanukirwa, akamenya ko afite agaciro, akamenya ko yafata ibyemezo, akamenya ko atabanya mu gihe bajya. Icyo cyiciro ni cyiza cyane. Ni cyiza cyane kuko umwana atakinyuzemo yazabanya mu gihe bajya, ntiyazaba umuyobozi, ntiyazashobora gufata ibyemezo. Ariko iyo akigezemo ababyeyi barakangarana, uti umwana se bamuroze, bamugize gute? Ariko ni intera abagezemo. Bizagaruka rero yageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Noneho isi izamuhindukiraho. Burya urubyiruko ntabwo tuba turi mu isi imwe, turabarenganya. Ntabwo tuba turi mu isi imwe. Iyo abonye ibyo abantu bakuru bakora arumirwa, buriya bagira ubwenge, aba yabitekerejeho, akumva ko ari iby'abasaza batazi aho isi igeze, akumva ko isi ari we uyigenga, niwe usobanukiwe. Inama z'abakuru zirayobye, nuko ababyumva. Iby'abakuru isi yarabasize, nta nama wangira, nuko ababyumva. Noneho ngubu amakuru yanabaye menshi ku mbuga, naho azi no gukoresha telefone, iwabo ntibabizi. Na kera kose naho icyo kibazo cyabaga kirimo ku rubyiruko rupinga abantu bakuru ko hari ibyo batazi. Ubu rero urubyiruko rufite n'amaraso ashyushye. Ubwo noneho byabaye akarorero, niba ariko babyita. Ubu turi mu igihe turimo, urubyiruko nirwo rufite amakuru menshi kurusha abasa naho bakuze, kubera bahora ku mbuga, aho amakuru ari ubuntu abonekera ubusa. Kamwanya bamugeraho atandukanye, ay'ibihuha, aya nyayo. Ahubwo kuyatandukanya no kuyamenya, kuyavanga ngo ibi ni ibihuhu, ibi ni ukuri. Niho hakenerwa ya interivasiyo y'abakuze. Aho rero ugasanga rwa rubyiruko mu mutwe twawukomeje umusaza. Yego, icyakora ntabwo ashyira mu rubibi urukuta hagati y'abakuze bose.
abakuze abanza kwivumburaho n'ababyeyi be cyane ababyeyi be, ariko akaba ashobora kutumva se, ariko inama se waba amugiriye akayumva, kubera ko batabana badahorana. Akaba tuvuga bivuzwe na data wacu, tuvuga nibyo, cyangwa ubwo bivuze na mwarimu buriya nibyo, cyangwa se ubwo bivuzwe na n'umuyobozi kanaka cyangwa na muganga, ubwo nibyo, cyangwa bivuzwe na padiri cyangwa n'uwihaye Imana, ubwo nibyo. Ariko icyo gihe icyo kiba cyaraje, icyo kiza iyo muri bwa bwana hamwe umwana yumva ko icyo umukuru avuze cyose ari cyo, kugeza ku myaka 8 hafi aho, umwana yumva ko icyo umukuru avuze cyose ari cyo. Hirya yayo hejuru y'imyaka 7 gusubiza hejuru gato, nibwo atangira kuyungurura ibyo umuntu mukuru avuze, akabipima, akavuga ataribeshye, aribeshye. Iyo rutamubaye hafi muri icyo gihe, agukuriraho icyizere, rwose. Iyo akubaye ikintu kikakunanira, cyangwa se mu gufata ibyemezo akabona ko uhubutse, akabona ko ufite n'andi makosa, arabatiye akwambura icyizere, ntakirimo. Birasaba ko rero umubyeyi agumana cya cyizere kuva mu bwana. Niba ari ibiganiro ugomba guha umwana, ugakomeza ubimuha, ntuzageraho ngo uhagarike, urekere. Ababyeyi rero akenshi agera ku myaka wenda 7 akaba ati umwana yakuze, akajya agira isoni zo kugira icyo amubwira. Yazagaruka ku myaka 15 umwana yabaye ingimbi n'umwangavu, agasanga inama ze ntaho zafata, kubera ko yazanyemo icyuho. Ubwo navugaga ku kamaro ko kumenyana. Ni ngombwa ko urubyiruko rumenya uko ruteye kugira ngo rubashe kumva abakuru, n'abakuru bamenye uko urubyiruko ruteye babashe kurwumva, kandi nabo bamenye uko bateye, kuko nabo batsimbarara ku bya kera byashaje. Nabyo ntabwo nabyo harimo icyiza kugira ngo atagira ibitakara, ariko harimo n'icyo kintu cyo gutsimbarara ku bya kera wenda bitanagezweho. Aho rero ni ngombwa ko buri ruhande rwumvaho rugomba kurekura kugira ngo rwumve urundi ruhande. Hanyuma abasaza n'abakecuru, ubanye n'umusaza n'umukecuru utamuzi, wajya uhora uhacumurira cyane. None se ko umusaza n'umukecuru ari igihe kigera nawe ubwe akiheba, akumva ubuzima buri kumusiga, aribyo bishobora gutuma yagira umushiha, cyakagira utuntu tw'udutiku ukabona turi kwicara kuzamuka. Ariko ugomba kumumenya imyaka agezemo, arasaba ko bamuba hafi, ndetse bakanamutetesha, bakamuhumuriza, bakamwizeza ko hakiri icyizere cyo kubaho. Ubwo rero hari indi ngingo noneho y'ibikomere, ijyanye n'ibikomere. Ubana n'umuntu yarakomeretse, wowe wamuramutsa ugakanda andi hakomeretse, wajya kugira icyo umuhereza ukarambika andi hakomeretse. Ubwo ni imvugo ishanje nkoresheje, ni ngo wajya kumubwira ukamubwiza amagambo amukomeretse. Wajya kugira icyo indoro yawe ikaba yamukomeretse, imvuga ikaba yamukomeretse. Wamenye ko yakomeretse, ukoresha ubundi buryo kugira ngo utamutoneka. Ubwo rero niko kamaro k'iyi titre, niho yaturutse, kugira ngo abantu bakomezanye urugendo ruva muri iyi si, rujya mu ijuru. Tugomba kumenyana kugira ngo tudahutazanya, ndetse tunaterana inkunga. Wenda muri uko guhutazanya, reka mbishyire wenda ku bageze igihe ku basore n'inkumi, ingimbi n'abangavu, urubyiruko, barahutazanya bakamarana. Umuhungu yateye umukobwa inda, umuhungu arayihakana, umukobwa abaho yatererana, cyangwa ariyahuye. Umwana agakura adafite se, atazi se. Ibyo cyangwa se niyo yaba amuzi akaba azi ko se amwanga, yamwihakanye. Ibyo byatewe n'iki? Byatewe no kutamenyana. Iyo bamenyana mbere, tuzayibona hano, umuhungu agasobanukirwa n'irari yiyumvamo naho ryagakwiye kuzaba ryerekeza, n'umukobwa akabisobanukirwa. Ntabwo aba harabayeho ibyo byo kuryamana ngo bibeshya ko ari rwo rukundo, ko babigize ibisanzwe. Babigize ibisanzwe muri iki gihe, baramarana rero. Baramarana. Tuzareba ibyo bintu bikomeretse iki, byonona iki. Kuko urugo rutangiye rutyo ruba rutangiye mu bikomere. Tuzareba icyo byica
ku buryo n'ibyiza byo kuba bakwitwara neza, bakamenya kwifata, bakamenya kwiyumanganya, turebe n'akamaro kabyo mu bwubahane no mu bwizerane. Urumva rero kwimenya, ngewe nkimenya nkamenya na mugenzi wanjye, bidufasha kubana neza, bidufasha kwihanganirana, bidufasha kubabarirana, bidufasha gukomezanya urugendo ntasize mugenzi wanjye, cyangwa se nanjye nkamenya kwihuta ntansike. Padiri urayumvise none? Ndayumvise. Iki gitabo ni incamake tunyuriyemo muri make, ariko urumva ari uburyohe, kiraturyoheye. Tuzagisoma, nize ko tuzagisoma tukakirangiza, nta kibazo rwose. Hanyuma wenda nababwira muri make ibikubiyemo, n'abantu bashaka kukireba bisa nk'ukizamuraho abantu bakibone, barebe se kirakibana. ingingo ku ngingo, hanyuma tukakireba cyose. Yego, ubundi cyitwa akamaro ko kwimenya no kumenyana mu mibereho, imibanire, imikundire n'iherezo rya muntu. Umutwe wa mbere harimo imbibi z'ibyiciro by'imikurire ya muntu. Hari uburyo umuco nyarwanda ubivugamo, hari n'uburyo ubumenyi bw'imyitwarire n'imitekerereze ya muntu bubivuga, uburyo bugezweho bwo kubivuga. Kigizwe n'imitwe ingahe? Kigizwe n'imitwe 12. Paji zongere ngo ni 295 nta rupapuro dusimbutse. Yego, imitwe 12. Hanyuma rero umutwe wa mbere twari tuvuze ko ari imbibi z'ibyiciro by'imikurire ya muntu. Twa kabiri ni umuntu mu nda ya nyina. Mu nda ya nyina ni mu kindi gihugu, niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo mu nda ni kure. Mu nda ni kure. Mu nda ya nyina bigenda gute? Umwana asamwa ate? Bamutwita gute? Ni ibiki akura ate? Tuzareba imikurire yaho. Uri igihe cyo kuvuka ku mwana, twakenera n'igihe cyo gupfa ku muntu uri ku isi. Aba yarabaye mu nda rwose akahakunda, hanyuma igihe kikagera kuvuka kwe, ni ibyago aba agize byo kuza ku isi ikomeye irimo ingorane, tuzabibona. Hanyuma ibikomeretsa umwana mu nda ya nyina, turebe ivuka iryo ari ryo, uburyo bigenda, icyo cyambu cyo kuvuka, turebe imibanire y'umwana uri mu nda n'Imana, turebe ndetse no gukura inda ku bushake, uburyo ibyo ari byo. Nge simbyemera gukuramo inda. Nge simbyemera ku bushake. Si kimwe no kwica se buriya? Tuzabireba. Tuzabireba. Gukuramo inda ku bushake ni ukwica umuntu wabigambiriye. Tuzabireba. Umutwe wa gatatu tuzareba ubwana bw'icyiciro cya mbere, kuva ku mwana ukivuka kugeza ku myaka 2.3. Tuzareba uwo mwana arangwa n'iki, turebe mu byiciro buri mezi agenda ageramo ibimuranga, turebe uburyo akura mu bwenge, turebe uburyo akura mu mbaraga, turebe uburyo akura mu mubano w'abantu, turebe n'uburyo akura mu mikundire n'imibanire n'imisabanire, turebe n'uburyo abana n'Imana. Umutwe wa 4 tuzareba ubwana bw'icyiciro cya kabiri, naho tuzareba imikurire ye mu mbaraga zigaragara, imikurire ye mu bwenge, imikurire mu mibanire n'abandi, n'uburyo akunda. Ese umwana w'icyiciro cya kabiri yakunda? Icyiciro cya kabiri rero ni ukuva ku myaka 2 cyangwa 3, 2 cyangwa 3 kugeza kuri 6 cyangwa 7. Umutwe wa 5 tuzareba ubwana bw'icyiciro cya gatatu, kuva ku myaka 6 cyangwa 7 kugeza kuri 11 cyangwa 12 cyangwa 13, bitewe n'uburyo umwana aba yaravumbutse. Hari ibyamutumye avumbuka cyangwa se ibyatumye akura buhoro. Nawe tuzareba imbaraga ze zikora zite, ubwenge bwe bukora bute, imikurire mu mibanire n'imikundire ye igenda ite, akunda ate, abana ate. Tunarebe nawe uburyo imibanire ye n'Imana nayo ibihagaze. Umutwe wa 6 tuzareba ubugimbuke. Guhera ku bwangavu n'ubugimbi, turebe uwo mwana
uburyo akura, impinduka zimubayeho, biba ari ibintu bishya bimubayeho. Hanyuma turebe imikurire ye mu bwenge igenda ite, imyitwarire ye igiherekeza igenda ite, akunda ate, abana n'abandi gute. Ahangaha tuzabona ko hari ikintu gikomeye cyane, ko ni imyaka irimo imbaraga ariko bisaba ko abantu baziyobora neza. Umutwe wa 7 tuzareba noneho ubugimbi. Hari ubugimbuke ni cyagiye kiri muri uko gukura. Umwana yari mu bwana, none habaye impinduka z'ako kanya za hato na hato, ahise aba mukuru. Yisanga rero ageze mu isi atazi. Ya myaka 21 batubwira. Oya, aho turacyari kure. Ahangaha ku bugimbuke ni 11, 12, 13. Bitewe n'uko umwana yakuze. Nshobora kugera no kuri 15 izo mpinduka zikimubaho. Ubwo nibyo twari twabonye mu mutwe wa 6. Wa 7 tuzareba ubugimbi noneho. Aha niho tuvanye ku myaka wenda 15, 14, 15 kugeza kuri 20, 21, 22 gutyo. Aha tuzareba uburyo noneho atangira kwishimira abo badahuje igitsina. Turebe noneho imibanire ye na bagenzi be. Turebe ibibazo by'ingutu biza muri icyo gihe. Turebe imikurire ye mu bwenge. Turebe uburyo abona ibintu, imibonere y'ibintu, uburyo bihinduka, ndetse n'uburyo yinjira mu cyiciro cy'ubukure. Hanyuma tuzareba imyaka y'ubukure, umutwe wa 8. Tuzareba aho ubukure n'ubwana bihurira. Turebe ibisaba kugira ngo umuntu yitwe ko akuze, ko tuzabona ko hari n'umuntu ushobora kugira imyaka 50 akiri umwana. Tuzabibona atarakuze mu bwenge, atarakuze mu mibanire, atarakuze mu mikundire. Ibyo bironona bisenya ingo. Tuzareba ubukure bw'ubuzima bushingiye ku gitsina, noneho turebe n'ibyiciro by'imyaka y'ubukure. Tuzareba ugushyingirwa icyo ari cyo. Turebe ugushyirwa mu mugambi w'Imana, ugushyingirwa mu mico itandukanye. Turebe ingaruka zo gutandukana kw'abashakanye. Turebe ibijyanye n'umushyikirano w'abashakanye. Turebe uburyo bwo kubyara abana n'uburyo bwo kubarera. Dusoze tureba kudashaka kubera ingoma y'ijuru. Tubonye ugushyingirwa, gushaka mu muco no mu buryo Imana ibibona, kudashaka kubera ingoma y'ijuru byo tubifate dute, byo birihe. Hanyuma umutwe wa 9 tuzareba ubusaza. Tuzareba ibiranga ubusaza. Wabwirwa n'iki ko ushaje? Usanga umuntu afite imyaka 20 n'ingahe yarashaje. Atabizi. Aba yarasaze imburagihe. Tuzabireba, turebe imbaraga nke z'imikorere y'umubiri, turebe imbaraga nke mu mitekerereze, mu gukora akazi mbega gasaba gutekereza cyane. Niyo mpamvu habaho ikiruhuko cy'izabukuru. Turebe ingaruka z'ibi umuntu aretse akazi, ni nko kumushingura ahantu yari ameze imizi. Umukuyeho utamuteguye ashobora no guhita apfa ako kanya, kuko akazi kaba kamubanyishaga n'abantu. Tuzareba imibanire n'abandi, turebe imyitwarire ishingiye ku mwumvire, imyitwarire ikwiye kuranga abantu imbere y'abasaza n'abakecuru, ndetse n'ikwiye abasaza n'abakecuru. Umutwe wa 10 rero tuzareba uruhare rw'agasekuru n'imibereho ku mikurire na kamere by'umuntu. Agasekuru ni heredite. Ibyo nkomora ku babyeyi banjye bimpinduraho iki? Ese kuba umuntu yiba nuko se na nyina bibaga? Ese kuba ari umunyamahane, kuba anywa inzoga, kuba agira ate? Abikomora ku babyeyi be cyangwa n'urungano rwabimwanduje? Ntibishobora kuza muri hereditere ibyo bintu, ko hari ahantu nabibonye bimeze nka hereditere. Bishobora kuzamo. Byitwa za karande. Noneho ariko tuzareba ngo ari ibyo bya karande n'agasekuru n'ibyo umuntu yigira ku bandi, ni iki gifite imbaraga? Kamere irapfa, ko njya mbona bavuga ko kamere idapfa bari. Kujya bavuga ko kamere idapfa. Hari kamere y'umuntu ku giti cye yihariye. Sibyo? Hakaba ibyo akomora ku babyeyi, hakaba ibyo yigiye ku
kubo babana, aho yabaye, aho yakuriye, ibyamuhutaje, ibyamukomerekeje. Tuzareba ni iki gifite uruhare mu guhindura umuntu. Jean Jacques Rousseau yaravuze ngo umuntu avuka ari mwiza akicwa na sosiyete. Niko yavuze. Ako ni agace nyine k'ibyo tuzareba, kuko hari ibigaragaza ko umuntu avuka n'ubundi hari imico yakomora ku babyeyi, hakaba ibindi bigaragaza ko hari sosiyete nayo ishobora kumwanduza ibyiza n'ibibi. Tuzareba ngo ni iki gifite uruhare cyane. Ariko wenda ntanze nk'ingero mu kureba ibyo umuntu akomora ku babyeyi, tuzareba wenda hari indwara umuntu ashobora kuvukana, hari ingeso, hari impano zitandukanye. Ibyo bigaragaza uruhare rw'ibyo dukomora ku babyeyi. Ariko hari ibyo tubona nanone bigaragaza ko sosiyete dukuriyemo iduhindura. Urugero, ibyo twiga mu ishuri, ibyo twiga ku nshuti zacu, ndetse n'aho dutuye, uburere twahawe. Urugero ruzatwereka ko bikomeye ni abana barezwe n'inyamaswa. Tuzayibona dore abana, ingero zigeze mu 9 z'abana barezwe n'inyamaswa. Umwana yaturagurwa n'inguge ikamurera agakora ameze nk'inguge, akora nkazo, adashobora kumenya kuryama, adashobora kumenya kugenda, kuko yarezwe asimbuka nk'inguge, abundama nkazo. Ibyo nabyo tugasanga ko bifite uruhare ku mimerere y'umuntu kuruta uko yavutse. Kuba yavutse ari umuntu ntibihagije, kuko ahageze ashobora kumuhindura. Kuba wavutse uri umuntu ntibihagije ngo uvuge nk'abantu. Utabyize ukabyigishwa n'inguge uzavuga nk'inguge. Kuba waravutse uri umuntu ntibivuga ngo uzagenda nk'abantu. Utize uko bagenda ukareba n'ikirura wagenda nk'ikirura. Ubwo rero tuzareba uburyo igifite imbaraga bisa n'ibipezanya agasekuru, imibereho, aho umuntu yabaye, kimwe kikigaranzura ikindi, gutyo ku buryo bamwe bavuga ngo agasekuru ndakagira 40%, imibereho ikagira 60%, ariko biterwa. Nk'utaragize ahantu ajya henshi azafata ibyo yavukanye ari byo ahamana, cyangwa se ariko byose biragenda bisimburana, rimwe kikajya hasi ikindi kikajya hejuru. Tuzabireba. Mu twa 11 tuzareba uruhare rw'ubumanzi ku mibereho n'iherezo bya muntu. Iyi ngingo ni ingingo ndende. Ubumanzi ni ubuzima ngengagitsina n'uburyo tubutwaramo. Tuzareba rero agaciro kabwo bugize igice kinini cy'ubuzima bw'abantu, butarimo nabwo bw'identify abantu cyane rwose. Buri mu bintu bikomeye wareberaho abantu. Tuzabireba rero mu byiciro byose. Tuzareba agaciro k'ubuzima ngengagitsina, turebe ubuzima ngengagitsina bw'abantu aho butandukanye n'ubw'inyamaswa. Abantu bazikundira ubw'inyamaswa kuko abantu byo ntibigoye. Inyamaswa yo irigenga, ibikora uko biyijemo, biroroshye, iyo nta kibazo. Muntu we aragomba kubutegeka, akabuha umurongo. Aho rero niho bimugorera, kubera ko yaratokowe, icyaha cy'inkomoko cyaramuhungabanyije gituma adashobora kwiha umurongo. Aho rero niho bigorera, ndetse wajya no kugira umuntu uvuga ngo ese ni inyangamugayo cyangwa se inyangamugayo, ukareba uburyo azi kugira ibyo aho umurongo mu buzima bwe. Tuzareba rero ibyaha by'ubwandavure, bavuga ibyo bijyana abantu mu irari ry'umubiri. Tuzareba ubwandavure bw'irari ry'umubiri, ubwandavure mu byo kurya, no kurya cyane ukarenza urugero, nabyo ntabwo ari ishema. Hari umukinnyikazi wa filime numvisha avuga ko yashatse kwiyahura kubera kunanirwa gukontorora disipurine yo kurya. Ngaho da, ngashaka kwiyahura kuko byamunaniye ngakaryana akavuyo. Nabyo ntabwo byoroshye. Nabyo burya abanyarwanda bazi kugipima, kandi barabyitwararikaga. Burya umugabo w'umunyarwanda ntabwo yajyaga muri ibyo byo kurwanira ibiryo rwose, kandi kuko hagapimirwa ubunyangamugayo. Niba abantu biragaragara, abantu bagiye mu bukwe bati noneho mwihereze,
ugasanga umuntu ntigitaye ku bari inyuma ye ashyizeho byose. uvuga ngo uwo muntu ntabwo urukundo rwe si ikibazo cy'uko akunda ibiryo, ni ikibazo cy'uko akunda mugenzi we, ku buryo wahita umupimiraho uburyo akunda bagenzi be. Ni ingero ni nyinshi. Tuzareba rero ibikorwa by'umubiri, ibikorwa bibi, turebe ibitekerezo bibi, ndetse tuzareba n'ikibazo cyakunze kugirwaho impaka kijyanye n'umugenzo wo guca imyeyo. Tuzareba ese ni byiza cyangwa ni bibi, ese iyobokamana ribivugaho iki, ese harimo ikibazo, bikorwe cyangwa bihagarike. nzaba mari tuzabira ku buryo burambuye kuko bifite amapaje arenga 20 kuri iyi ngingo yonyine. yego. Hanyuma utwo wa nyuma tuzareba iherezo rya muntu, ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Nubwo ntawe urahagera. Barahageze benshi. None se abantu babayeho mu myaka w'indi 2000 mbere ya Yesu, ubu nyine ikibazo ntabwo baje turacyari kumwe nabo, ntabwo batubwiye. Baragaruka bakatubwira nuko tutumva. Baratubwira sibyo se? urugero hari uwazutse atsinda n'urupfu burundu, kandi aragaruka aratubwira. Uwo ni Yezu Kristo. Urupfu yarwinjiyemo, ararutegeka, ararutsinda. Uwo yaza akabitubwira tukabyumva. Ariko si we wenyine. None se nyina wapfuye akajyanwa mu ijuru n'umubiri we na roho ye, ejo bundi ntiyaje mu Rwanda? Ntiyatubwiye se? Ikibeho ninde ushaka kubyumva? Kuva 8:1 kugeza 8:9 yarazaga, yatanze amurandevu. Ubutumwa yatanze burazwi, byinshi byacishwaga kuri radiyo Rwanda, ubundi bwaranditswe, ibitabo byanditswe ku mabonekerwa ya Kibeho n'ubutumwa bwatangiye ni byinshi cyane. Nanjye bwanjye maze kugura, genda nguraho nyabonye hose nkakigura, maze kugira byinshi. Ubwo sibyo ntabonye byose byinshi n'ibicyandikwa. Rero ntabwo ibyo kwitwaza ngo nta muntu wapfuye ngo agaruke, baragarutse. Abatagatifu akunda kubonekera abantu, baragaruka sibyo se? aho kugenda iby'Umusanze byarangiye bite ko ntigeze nkubaza? Byabaye bicecetse ngo twabivugaga. Bizagenda byitazure. Bavuga n'abari kubishishoza ntibaravuga icyo babonye, kandi natwe twiha amahoro. Yego. Gusa ndabararikira gukurikirana ubutumwa bwa Kibeho, kuko nabwo ntiturabusobanukirwa. Hanyuma ubutumwa bwa Kibeho dukangurira gusenga cyane no kuva mu byaha. Sibyo se? Abantu rero babwiteho. Ubuzima bwa nyuma y'urupfu rero tuzareba imyiteguro y'ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Tugomba kwitegura. Bitegura bate rero? Tuzareba uburyo bwo kwitegura, harimo umubano wa muntu n'Imana, umubano wa muntu na mugenzi we, umubano wa muntu na bintu. Ibi byadufasha kwitegura neza, tunoza iriya mibanire. Hanyuma turebe urupfu. Urupfu ni iki? Mu ijambo ribo tuzabona ko urupfu ni ukwimuka tuva muri ubu buzima tujya mu bundi. Urupfu bikaba bivuga gutandukana kwa roho n'umubiri muri ubu buzima. Ariko habaho n'urupfu rwa burundu, ntabwo tuzarureba, rutandukanye, ari byo wita umuriro w'iteka. Urupfu rwa burundu ni ukutabana n'Imana. Hanyuma tuzarebe urubanza. Iyo umuntu amaze gupfa, haba urubanza rw'umuntu ku giti cye, wowe wenyine, ukitaba urukiko rw'Imana, ukajya gutanga raporo no kubazwa uburyo wabayeho. Ati ko nagutumye barabyubahirije, narakunaniye, ngwino hano. Aha rero abantu bose barutegereza. Hari uwavuze ngo njye ntarukwepa, hari n'uwavuze ngo bazama convocation mvuga tera kasiba, hari n'uwavuze ngo bakora kurwana gukubita umugore wamurenganya. Baravugira batari ko gukubita umugore Imana n'ibikoze zavuga ngo iki? Ati nzaceceka. Nta byo guceceka rwose. Nta byo guceceka. Uru rubanza ntabwo ndavuga ngo nzicecekera cyangwa ngo nzabeshya. Urubanza abantu barwitegure kare. Ariko si ukugira ubwoba, si kubatera ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo noneho ya Mana idukunda twabonye mu kiganiro giheruka,
imana y'urukundo n'inyambabazi, noneho dusabane nawe hakiri kare, dusabane nawe hakiri kare, bityo tutazacirwa urubanza, kuko ukunda imana se yacirwa urubanza? Utayikunda niwe uba wiciriye urubanza. Yohani ntumwe aravuga ngo dore urwo rubanza uko ruteye, ni uko urumuri rwaje mu bantu bakikundira umwijima, kandi urumuri rwari rwaje mu bantu. Hanyuma turebe urubanza rusange, narwo ruzabaho, ariko rwo azaba ari nk'ibirori, nko gusoza, nka graduation. Isi yose, abantu bose, kuva isi yabaho kugeza uyu munsi, nako kugeza icyo gihe, bose bazaba bahuriye imbere y'Imana. Urumva ukuntu bazaba bangana? Wagereranya mu mibare? Ni triliyoni, ni wa mugana wa mwanafunzi. Mu triliyoni. Ntabwo wagereranya mu mibare, abazaba ari benshi. N'abamiliyarderi. Bazaba ari benshi, bamwe bashimwa, abandi bagawa. Hanyuma tuzarebe ihirwe ridashira. Mu ijuru tuzabaho gute? Abantu babirebe nk'ivyo nk'abari kureba iby'iwabo, n'iby'iwacu wa mugani wa ya ndirimbo. Naho nibyo ngibyo tuzareba. Ubwo ubutaha nituza tureba umutwe wa mbere, turebe imbibi z'ibyiciro by'imikurire y'umuntu. Iyo tuzahita tureba. Murakoze Padi, murakoze kubw'iki gitabo, kandi dushishikariza abantu kuzagisoma. Ngewe nkigezemo hagati, abandi nabo ajya barumbaje abagishaka aho bagikura. Abari mu mujyi wa Kigali bareba kuri Pro Maria, hari librori ihari, biriyo, bakareba. Abari muri Gicumbi bareba kwa Mama Hora, biriyo. Abari mu Ruhengeri bareba kuri Diocese, kuri Katedrali, naho biriyo. Aho hatatu harahagije ndakeka. Aho harahagije. Ahandi byari biri bambwiye ko byashize. Yego. Wabwira iki nyuma nk'umwanzuro, cyangwa tuzabireba mu gitabo? Umwanzuro ni uko twese Imana yaraturemye, idushyira muri iyi si ngo tuhitegurire kubana nayo, tuhitoreze kubana nayo. Ariko iyi si si iwacu, si iwacu, turi mu rugendo, tumeze nk'abari mu rugendo. Abagenzi tugendana rero tugomba kubana neza, tugashyigikirana, tugaterana inkunga, kugira ngo tuzageraneyo nta n'umwe ubuzemo. Ndumva aricyo navuga. Ubwo si umwanzuro urimo byose ra? Aho birumvikana. Murakoze.